umujuri wa mirongo ine ngo yamara gufatwa bakamuha nyina. Umujuri wa mirongo ine yamara gufatwa bakamuha nyina, bakamuha nyina bakamukuramo nyababyeyi. Nongeye kubasuhuza bakunzi ba Sam Empire 100 nguko bisanzwe ng'imisi y'umujuri wa 40 ngo yamara kugira ute bakagira ute ngayo nguko no kuvuga ngahangaha yarashatse kuvuga kuri wa mugabo bita Mpano y'Imana. Uwo ngo muramuzi nditwakiriwa tumusubiraho cyane, gusa ibyo yakoze nibyo maginga biri kumugaruka. Noneho kakajwi yagarutse avuga neza yuko biriya bintu yakoze nyine tu yuko ari iminsi yarigize ute yarigeze. Ese urukwibaza iki? Mbere yuko ntangira kugira icyo mbwejagura mutavuga ngo Mungu agatanazi ngo yagera bitahura ngo yajya avuga ubusanga arabwejagura mirembe ndabazi mujya mushaka kugira ngo mbere gusa murebe video mbere yuko muza kuvuga ngo kandi ngari kutubeshya. Ese ibyo kakajwe ari kuvuga hari byaba ari byo uyu mugabo se avugisha ukuri cyangwa arabesha? Reka turebe ubundi ni kuki yibasiye Mpano y'Imana cyane. Ese Mpano y'Imana ubundi bapfa giki? Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo dushaka kugira. Reka turebe iyo video ari gushaka kutwereka, turebe niba uyu mugabo byari kuvuga ari ukuri, tunarebe neza niba koko Mpano y'Imana ari iki, ari umutubuzi. Tunarebe nicyo uwiyita Mpano y'Imana akwiriye mw'iki gihugu cyacu, ngo kwiba abantu iki, kubasa niki byinshi cyane. Tubisobanukirwe neza. Icyo tunagusaba nuko wagomba gukora subscribe ku YouTube channel yacu kugira ngo uze kubisobanukirwa neza. Amazina ne yayandi Mbonye Umugenzi Samuel right. Nari amakuru atariyo ndaje amakuru atari ivumbi atariho n'imicucu amakuru atarwaye diabete, amakuru atarwaye mukuci. Mubanze muri aka video. Hari uwitwa Ngirinshuti Ezekiel uzwi muri social media nka Mpano y'Imana, wafashwe akekwaho gusambanya ku gahato, rape. Uyu rero uyu Mpano y'Imana ni kwazwi muri social media, ubundi ni Ngirinshuti Ezekiel. Nawe imbuga nkoranyambaga ziramufata yerekana ngo ukuntu akora amafaranga, bagafata audio bakagenda bakazeditinga, barangiza bakauploadinga bagashyiraho nimero. Noneho abantu bakirwa bahamagara ngo barashaka ubukire. Ubwo ngubwo akavuga ati urashaka ubukire uzaze ngo amafaranga, ariko uzaze witwaje ayo wifuza ko nzagukubira inshuro 10 inshuro zingahe. Ngayo nguko uwiyita Mpano y'Imana rero, wa wundi nyine umutubuzi kabuhariwe, wa wundi icyamamaye ku mateleviziyo menshi agiye atandukanye, kuri channel nyinshi zigiye zitandukanye. Ngayo nguko yagusabaga ibihumbi 10 niba ushaka yuko gukubira inshuro 100 cyangwa se inshuro 10 bikagusaba kugira ngo ubashe kuba wajyana amafaranga kugira ngo abashe kuba yagira ute yayatubura. Ari nabo yasabaga inzoga niki. Ubu ngubu rero ibyo ngibyo si byari kuzira, bubwo ibyo ngibyo nabyo wenda birimo biteye yuko yafashwe, ariko ubu ngubu arazira gusambanya umwana w'umukobwa ndetse ku gahato. Ngayo nguko njobora kubivuga arangiza ukavuga ngibyo se ni ibiki, ariko ubundi nawe ubwawe nyine urabyiyumvira yuko ariko bimeze right. Reka dukomeze. Erega nagitwikiriwe kitazajya ku mugaragaro. Mumbajije ngo iki, mbese kijwi rizamutse nyine urabyumva, maze kwisukama akantu, maze gufata akantu, ijwi niyo mpamvu ritumbagiye ritangiye kuzamuka. Ngayo nguko amazina y'uwo muntu wabariye amafaranga, y'uwo muntu wishe intekerezo zanyu mukamuhereza amafaranga, mwayumvishe ngo bamwita Ngirinshuti Ezekiel cyangwa se Ngirinshuti Ezekiel. Ngayo nguko arangije azababwira ngo ni Impano y'Imana. Namwe murasama nyine muravuga ati tubonye Impano y'Imana, tubonye Imana itanga amafaranga, ariko nyine yari umutubuzi. Ubwo rero hariho abagenda, hari aho abanza agasambanya yangiza akabatwara n'amafaranga. Aya magambo rero mu by'ukuri nyine arakomeye.
buriya yigize umutubuzi, abantu benshi muramwesipira, abantu benshi bagaragaza yuko ibyo avuga ari ukuri. Kanyombya nawe agaragaza yuko yahawe amafaranga arangije ajya kugura ikibanza n'iki nyine yagaragazaga neza yuko ari umuntu utanga amafaranga. Noneho aho ibintu byaje gukomerera ibyo ngibyo, wenda leta yaracecetse iravuga ati reka tube tumuretse, wasanga hari ari bya bindi byabo ari imikino ari amafilimi. Birangije birenga umupaka, atangira kuzajya abakobwa bamuhamagara, bamara kumuhamagara bakababwira ati nimuze muzanye amafaranga ya naya n'indangiza ngewe impano y'Imana mbakorera umuti. Ezekiya nyine agira ute abakorera umuti, abatuburira amafaranga. Asigaye uko yabigenza gutyo, abakobwa barahageraga bakamuhereza amafaranga, bamara kumuhereza amafaranga akababwira yuko agiye kuyatubura, yuko nibagera iwabo nyine bari busange amafaranga yabonetse. Nyuma y'aho ngaho akababwira ati ariko se wagwanye, murabona muri bugende gutyo kweri? Nuko nguko ngakanabasambanya, yamara kubasambanya akabareka bakagenda, kandi amaze no kubajya amafaranga. Nibyo uyu mugabo ashinjwa, uyu nguyu wita impano y'Imana kandi yitwa Nkirinshuti Ezekiya. Akababwira ko imbaraga afite zikuri kuzimu. Abanyarwanda rero ntawamenya, umuntu araje arababwiye ati umva imbaraga zanjye nzivana ikuzimu, umva ndubura amafaranga, namwe mukabyemera mukavuga ati umuntu atubura amafaranga ni umutubuzi, nyine akabatuburira mukabyemera. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuze ati imbaraga ze zivuye ikuzimu, icyo kintu ubundi nicyo kintu wakabaye wanatekereza. Ubundi where is hell? Ikuzimu nihe? Wakubaza ngo ikuzimu nihe, ubundi waherekana? Umuntu ku buryo yaza ngo avuye ikuzimu akagutuburira akubwira ati avuye ikuzimu, akakujya amafaranga yarakubwiye ngo avuye ikuzimu, nawe ukikiriza ngo ukasama amafaranga akagira aho yakuriye, yarakuvunye wakabaye wagenda ukayakoresha imishinga runaka cyangwa se ukayarya bikagira inzira, wahomboka nabyimenyera. Umuntu akakubwira ngo navuye ikuzimu ndi gutanga amafaranga, yayaguhaye udateze no kumuhereza yawe. Kakajwe niki wanjegera kakajwe uri hose wakigoryewe. Wowe sahuri mama uri he? Urashaka kumenya ahari nyine nawe turutsa ku cyumweru ugeze kuri uyu munsi. Ubu ngubu nyine ari kubihanirwa n'amategeko ibyo ngibyo yakoraga. Bari kumubaza 8 niyo mpamvu kakajwe ari kumubaza ati mbese aho uri wowe ubu ngubu ubundi uri hehe? Ubu ngubu urukurya urukunywa? Terega ndi wanarya ngo nanywe, biteye yuko ibyo wakoze nyine nabo wabikoreye, wabikoze uhubutse nyine wajya ngo binakugere ku nzoka. Nuko nguko ibyo byose ni ibyamamazwa. Yatawe muri yombi ejo ku cyumweru, njya mu itariki 27, akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya ku gahato ndetse no kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ibyo ni ibyaha. Ibyo nyine wabyumvishe, ni ukuvuga ngo ahantu afungiwe niho ngiye kubabwira niturangiza dusoreza ahangaha. Nibiba ngombwa nzabakorera ikindi gice kugira ngo mukomeze kumenya byinshi k'uyu musore Nkirinshuti Ezekiya awiyita impano y'Imana. Ubwo nyine ngiye kumwumvisha ahantu nyine abaye acumbikiwe na polisi. Ubwo nyine ibyo biri gukurikiranwa, muzajya mugenda mubimenya uko bukeye n'uko bwije. Kandi mwebwe niba mutari mwakora subscribe, nakibyo ngibyo sinakirirwa mbibabwira, nyine uko nguko ni ukuri ngomba kubahereza, si byo? Ni inshingano zanjye, namwe inshingano yanyu ni ukunshigikira mukora subscribe. Ari amafaranga mbasabye ntayo, hari ikindi kintu kirenze mbasabye wapi ntacyo. Ubwo nyine gahunda yanjye namwe ni uko mugomba gukora subscribe kugira ngo nzajya ngomeza kugira courage yo kubagezaho ibintu byiza ndetse n'amakuru yizewe. Reka mbibumvishe, nindangiza nyine nimwumva ndakivuze mumenye yuko nasohotse. Iperereza riracyakomeje, afungiye hano Kacyiru. Iperereza riracyakomeje. Ubwo ndakeka ko hari n'abantu benshi bashobora kuba yarashutse. Ni umwanya mwiza niba wumvise iki kiganiro ukaba warashutswe na mpano y'Imana akubwira ko zaguha amafaranga, turagusabye ko wakwegera RIB ugatanga ikirego. Habivuga umungu agataraze mukamugira umuhirimbiri ababurira buri gihe ahubwo
kugira ngo bice mu gutwi bigere mu mutima mukabihingutsa mu gutwi mukabinyuza mu kabuno. Ngayo nguko murabifata ng'ibintu bisekeje ariko ni ibintu bibabaje kuba umuntu yaratuburiraga abantu nyuma yaho ngaho agatangira gushaka gusambanya abana b'abanyarwanda b'abanyarwandakazi. Urumva ibyo bintu ntabwo biba bikwiriye, mu by'ukuri ni ikibazo ndetse kiba kigomba gukurikiranwa na leta yacu ikagikemura kugira ngo n'undi munsi n'abandi bose bakigira ngawe bazajye babasha kuba babihanirwa n'amategeko. Nuko nguko bimeze. Bye bye, mpe ngiye nk'umugesera ariko ntabwo ndiwe. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista. Empire iri kugusaba umusada wawe, kanda subscribe notification ubundi wikomereze video, si byose.